Hello, muraho neza abantu banjye, ndabayambiriye aho muherereye hose kandi Uwiteka abishimire. Muri uyu mwanya rero ni inshuti yanyu igarutse, Nsengiyaremye David. Tugiye kubana nk'uko mumaze kubimenyera muri Gospel Challenge y'uyu munsi. Nateguye topic nziza tugiye kuganiraho, kugira ngo abenshi muribaza ngo ni iyihe. Tugiye kuganira ku kintu cyitwa amafaranga. Reka tubanze twumve icyo aba bayavuzeho. Amafaranga ni mabi. Amafaranga dukurara turi muje. Amafaranga ni mabi. Amafaranga dukurara turi muje. Ngaho da, ubu se koko amafaranga ni mabi mu buhe buryo? Mudusobanurire tubyumve neza kabisa. Namwe se niko muri kubyumva? Ifaranga ni ingenzi mu buzima bw'umuntu. Ifaranga ni ingenzi mu mibereho ya buri muntu. Iyo ubitunze ugira icyo ushaka, ukanywa icyo ushaka, bikugeza aho ushaka muri ubu buzima. Iyo ubitunze abantu baragushagara, byakata umuriro inshuti zikaguhunga. Noneho bigeze muri kumvanga. Bamwe ngo ni meza, abandi ngo ni mabi. Ubu se koko turemera iki tureka iki? Ubwo se kuyagira no kutayagira byo byaba bitwaye iki? Urayagira ukarara utaryamye, ati ye baba abajura baraje, ukayabura ntabwo ugahangayika. Tujye twisondera icyitwa amafaranga. None se ko numva iby'amafaranga bikomeje kugorana, ubwo muratugira iyihe nama? Mu by'ukuri amafaranga adufasha muri byinshi mu by'ubuzima, turayakenera, ariko ntitwibagirwe ko Imana ariyo atanga ngo tuyakoreshe umurimo wayo. Ubwo se namwe niko mubyumva? Isi ya none ikeneye amafaranga.